murongo wa mbere handitse ngo abandi bose bari kumwe nabo bifatira abagore, buri wese yihitiramo umwe, maze batangira kujyayo no kwiyanduzanya nabo, babigisha ubupfumu n'uburozi no gukata imizi no kumenyerana n'ibimera. Baratwita, babyara ibihangange binini bifite uburebure bwa erizi 3,000. Ushobora kuba utaruzi ko hari igitabo cyitwa icya Enoki cyakuwe muri Bibiliya, kikaba ari kimwe mu bitabo byanditsemo ibintu biteye ubwoba, ku buryo ari nayo mpamvu amadini menshi yagikuye muri Bibiliya. Ariko hari Bibiliya y'Abanyetiyopiya iki gitabo cya Enoki kikirimo. Imwe mu nkuru ziteye ubwoba mu gitabo cya Enoki ni inkuru y'Abanefili cyangwa se the Nephilims. Abanefili cyangwa Nephilims ni izina riva ku Giheburayo rikaba risobanura n'ubundi the fallen ones. Ariko muri Bibiliya bavugwa nk'abantu barebare kandi banini ku kigero kirenze kure cyane icyo abantu basanzwe. Reka uyu munsi turebere hamwe bimwe mu byanditswe mu gitabo cya Enoki cyakuwe muri Bibiliya. Ariko ibyanditsemo harimo n'ibihura n'ubundi n'ibyo mu bindi bitabo bitakuwe muri Bibiliya. Nje nitwa Matare, nguhaye ikaze kuri Bomba 250. Reka duhere n'ubundi mu bitabo byemewe bitakuwe muri Bibiliya. Abanefili bavugwa bwa mbere mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 6 guhera ku murongo wa 4. Haravuga ngo muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi. No mu gice cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana nabo abana, ari nabo ntwari za kera zari ibirangirire. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mu isi uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, uko nicujije yuko nabiremye. Ese ni ukubera iki Imana yicujije kurema umuntu, ikicuza kurema inyoni zo mu kirere, ikicuza kurema ibikururanda, ikicuza kurema icyari ku isi cyose? Birumvikana ko aya magambo ari aya mbere y'umwuzure n'inkuge ya Nowa. Abanefili cyangwa se Nephilims kandi bavugwa nanone nk'abagusha abandi, ngo bakaba bari abagabo badasanzwe b'imbaraga n'ubushobozi bwinshi no gutegekesha ikiremwa muntu cyose igitugu. Imyitwarire y'Abanefili n'ibyo bakoraga ku isi ngo nibyo byazanye ingeso zose mbi ku isi, uhereye ku zo muri Sodoma na Gomora zirimo ubusambanyi n'ubutinganyi bukabije, kugeza no kukurimbuza isi yose umwuzure, ikarokora Nowa n'umuryango we, kongera ikarema isi bundi bushya. Hari uburyo butatu abantu batandukanye ku isi n'amadini atandukanye bizeramo inkomoko y'Abanefili. Uburyo bwa mbere, Abanefili ngo bari abantu bavukaga ku bahungu b'Imana cyangwa se abamarayika, the fallen angels, n'abagore basanzwe bo mu isi. Uburyo bwa kabiri, nubwo abantu bizera ko Abanefili bataturukaga ku Mana, ahubwo bakaba ari abantu bakomokaga kuri Gahini. Hanyuma ngo urubyaro rwa Gahini rukaba rwarabyaranye n'abagore bakabyara abantu banini, cyangwa se the Nephilims cyangwa se Abanefili. Uburyo bwa gatatu ni ukuba Abanefili barakomokaga ku bindi biremwa byabaga mu isi mbere y'uko Imana irema Adamu, hanyuma ngo bikaza kubyarana n'abantu bikabyara Abanefili. Cyane ko mu Itangiriro igice cya 6 ku murongo wa 4 handitse ngo muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi. No mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana nabo abana, aribo za ntwari za kera zari ibirangirire. Byumvikana ko mbere y'uko abana b'Imana cyangwa se abamarayika cyangwa se the fallen angels bagera ku isi, bagateshuka ku nshingano zabo bagatangira kuryamana n'abana b'abantu bakabyara amagiant cyangwa se Abanefilin, hashobora kuba hariho abandi bantu banini bahozeho. Ibi byumvikanisha ko hari abantu barebare kandi banini cyane, aribo Banefili Bibiliya ivuga, ariko ngo hakaza no kuza izindi ntwari za kera zari ibirangirire, arizo zitwa abarinzi cyangwa se the watchers. Gusa mu gitabo cya Enoki tugiye kuvugaho handitsemo ko abarinzi cyangwa se the watchers, abana b'Imana cyangwa se Bene Elohim, bahoze ari abamarayika barebereraga ikiremwa muntu kugira ngo bagifashe kubahiriza amategeko y'Imana no kugendera mu nzira zitunganye, ariko ngo baje guteshuka bakora iby'Imana itabatumye. Reka tubanze dusome amwe mu magambo yanditse mu gitabo cya Enoki mu gice cyitwa The Book of Watchers cyangwa se igitabo cy'abarinzi. Ku murongo wa mbere handitse ngo abandi bose bari kumwe nabo bifatira abagore, buri wese yihitiramo umwe, maze batangira kujyayo no kwiyanduzanya nabo, babigisha ubupfumu n'uburozi no gukata imizi no kumenyerana n'ibimera. Baratwita, babyara ibihangange binini bifite uburebure bwa erizi 3,000, ni ukuvuga metero 1371 byibuze. Ibyo biremwa byari iby'abantu batunze byose, maze abantu batakibasha kubibeshaho. Ibihangange birahindukira birya abantu, bitangira gucumura ku biguruka, ku nyamaswa, ku bikururanda, ku mafi no kurya inyama z'abandi no kunywa amaraso.
isi irega abagome. Ibi byanditse mu gitabo cya Enoki. Birumvikana ko bihura n'ibyo twasomye hejuru mu gitabo cy'Itangiriro mbere y'uko Imana ijya kurimbuza isi umwuzure, aho yavugaga ngo ndicuza kuba nararemye umuntu, nkicuza kuba nararemye inyamaswa, nzarimbura ibiguruka byose, nzarimburira ibikururanda, nta kintu na kimwe nzasiga ku isi. Abo bamarayika ngo baje kubona abagore bo ku isi, babagirira irari, baramanuka babasanga ku isi, barabarongora, babyarana n'abo bana aribo babaye abanefiri cyangwa se Nephilims cyangwa se the giants. Babandi bahoze ari abarinzi ngo baje kuryamana n'abakobwa bo ku isi, bamanukiye ku musozi wa Herimoni. Uyu munsi uherereye hagati ya Lebanoni na Siriya muri Golani Heights, ahigaruriwe na Isirayeli. Ikindi kandi ngo abarinzi bigishije ikiremwa muntu ubumenyi bubujijwe, burimo gukoresha amarozi, ubumenyi bwo gukora intwaro no kurwana intambara, gukora ibyo kwisiga byongera ubwiza cyangwa se makeups na cosmetics, ngo bikaba ari byo byongereye kugirirana nabi, ruswa n'ubwibone mu bantu, ari nabyo byaje gutuma Imana irimbura isi igasiga Nowa n'urubyaro rwe. Reka noneho tubanze dusome mu gitabo cya Enoki byanditsemo nk'inkomoko y'amadayimoni. Birumvikana ko Imana ijya kurimbuza isi umwuzure, abantu bo ku isi bari barigaruwe n'abanefiri cyangwa se babana bavutse ku bagore basanzwe, n'abamarayika bavuye mu ijuru bakaza kubyarana n'abagore. Nubwo ariko ngo Imana yarimbuye abanefiri bagashirira mu mwuzure, ngo roho zabo zarababariwe ziguma mu isi, ngo zikaba arizo zavuyemo amadayimoni akomeza guhungeta ikiremwa muntu. Mu gitabo cya Enoki kandi handitsemo ibihano byahawe baba marayika bahoze ari abarinzi, the watchers cyangwa se the fallen angels. Igitabo cya Enoki kivuga ko abarinzi bagera kuri 200 hamwe n'uwari umuyobozi wabo Semiyaza baje gufatwa na marayika Mikayeli, akabahambiriza iminyururu, bagafungirwa mu nda y'isi ahazwi nka Tatarusi, kugira ngo bagume mu mwijima w'iteka mu gihe bategereje umunsi wa nyuma w'urubanza. Reka noneho tubanze turebe ibihano byose igitabo cya Enoki kivuga ko baba marayika bahoze ari abarinzi cyangwa se the watchers bahawe, harimo n'ibigaragara muri Bibiliya n'ubundi. Mu bihano babarinzi bahawe bamaze gucumura, harimo ngo kureba abana babo cyangwa se abanepfiri bapfa kandi bicana hagati yabo. Igihano cya kabiri bahawe ni umunyururu w'iteka, nk'uko bigaragara mu isezerano rishya mu gitabo cya kabiri cya Petero umutwe wa 2 ku murongo wa 4, kuko ubwo Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha, ahubwo ikabajugunya mu mworera, ikababohesha umunyururu n'umwijima ngo barindirwe gucibwaho iteka. Kandi ubwo itababariye isi ya kera, ahubwo ikarokorana Nowa umubwiriza wo gukiranuka n'abandi 7 gusa, ubwo yatezaga isi y'abatubaha Imana umwuzure. Kandi ubwo yaciriyeho iteka imidugudu y'i Sodomu n'i Gomora itwitswe ikayigira ivu, ikayishyiraho kuba akarorero k'abazagenda batubaha Imana. Mu gitabo cya Yuda naho mu gice cya 1 ku murongo wa 6 baravuga ngo n'abamarayika batarinze ubutware bwabo, ahubwo bakareka ubuturo bwabo, ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi kugira ngo bacirweho iteka ku munsi ukomeye. Nk'uko twamaze kubibona haruguru, ngo hari bumwe mu bumenyi butari bwemewe ku isi abarinzi cyangwa se the watchers cyangwa se the fallen angels bigishije ikiremwa muntu. Reka turebere hamwe amwe mu mazina y'abahoze ari abamarayika b'abarinzi n'ubumenyi butemewe bigishije abantu bo ku isi. Uwa mbere ni Azazeli. Azazeli yigishije gucura ibyuma, gukora intwaro, inkota n'imbugita n'ingabo, gukora ibikoresho by'intambara no kwirimbisha, nuko gukoresha ibirungo by'amaso, gushushanya amaso cyangwa se makeup, amashene n'ibindi byose byongera ubwiza. Hanyuma wa wundi wari umuyobozi w'abawatchers cyangwa se wari umuyobozi w'abamarayika bari bashinzwe kurebera ikiremwa muntu, Semiyaza cyangwa se Shemiyaza, yigishije ikiremwa muntu ubumaji, amashami cyangwa se amasubyo no kumenya imiti n'uburozi buba mu mizi y'ibimera n'ibibabi. Hermone yigishije ikiremwa muntu kuvura amashami n'uburozi, ubupfumu n'ubumaji bwo kuyobora abantu. Barayikeli yigishije ikiremwa muntu kumenya amatsinda y'inyenyeri cyangwa se ibyo bita constellations mu cyongereza. Umurinzi witwaga Ezekiri yigishije ikiremwa muntu ibyerekeranye n'ibicu, imihindagurikire y'ikirere n'iteganyagihe. Arakiyeli yigishije amabanga n'ibimenyetso byose by'isi. Shamiyaseri yigishije amabanga n'ibimenyetso by'izuba. Umurinzi witwaga Sariyeli yigishije ikiremwa muntu imigendekere n'ibihe by'ukwezi. Umurinzi witwaga Penemuwe yigishije ibyiza n'ibibi, amabanga y'ubwenge n'uburyo bwo kwandika ku mpapuro n'irangi. Ibi ngibi byo kwandika Enoki avuga ko byayoboye abantu mu cyaha kuko batari bararemewe kwerekana ukuri kwabo binyuze mu nyandiko. Umurinzi witwaga Kaseja cyangwa se Kasideja ngo yigishije ikiremwa muntu uburyo abadayimoni n'imyuka mibi batera abantu, gukuramo inda cyangwa se kumenera umwana mu nda n'ubumara bw'inzoka. Ayo namwe mu mazina y'abarinzi 200 Enoki yanditse ko bamanukiye ku musozi wa Herimoni
hanyuma ngo bakaza bakaryamana n'abagore bo ku isi bakabyarana ibiremwa bitari abantu kandi bitari n'abamarayika, ari byo bita abanefili. Nubwo twabonye kandi ko Imana yarimbuje abanefili umwuzure, no mu bitabo abantu basoma uyu munsi harimo imirongo igaruka ku banefili na nyuma y'umwuzure n'inkugi ya Nowa. Mu gitabo cyo kubara mu gice cya 13 umurongo wa 32 no 33 baravuga ngo Mose yohereje abatasi 10 gutata igihugu cy'i Kanani, bagarukanye inkuru mbi. Bavuga ko cyari igihugu cy'umwiryane kandi ko gituwe n'abantu banini cyane b'Abanaki bakomokaga ku banefili, ku buryo ngo Abayisiraheli bibonaga nk'inzige imbere yabo. Reka duhere ku murongo wa 32 haranditse ngo babarira Abisiraheli inkuru y'incamugongo y'igihugu batase bati, igihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cy'umwiryane kandi abantu twakibonyemo bose ni barebare, kandi twabonyemo abantu barebare banini. Abanaki bakomotse ku bantu barebare banini, twibonaga tumeze nk'inzige nabo bakabona tumeze nkazo. Ibi byumvikanisha ko Anaki n'Abanaki bamukomotseho bari bafite amaraso y'abanefili. Babaga muri Kanani mu gihe Abayisiraheli bari mu nzira bava muri Egiputa bashaka gutera i Kanani. Aba Banaki kandi birumvikana ko bakomokaga kuri Hamu, umuhungu wa Nowa cyangwa se umugore wa Nowa umwe muri bo, kuko umuhungu witwaga Kanani ari nawo witiriwe ubutaka bw'i Kanani cyangwa se ubutaka Abayisiraheli bagombaga kujya guturaho bavuye muri Egiputa, yari umuhungu wa Hamu. Byumvikanisha ko Kanani yari umwuzukuru wa Nowa. Ikindi byanditswe bivuga ku banefili nuko nyuma y'uko Yosuwa na Kalebu bamaze kuyobora Abayisiraheli bakabageza i Kanani mu gihugu cy'isezerano, abantu bari bakifitemo amaraso y'abanefili. Ni ukuvuga ko abakomokaga kuri Anaki batataniye mu miji ya Gaza, Ashidodi na Gathi iwabo wa Goliyati. Yandwanye n'ubundi yahanganye na Dawidi ari nawe waje gutsinda Abafilisitiya. Abafilisitiya bakaba barakomokaga n'ubundi kuri Anaki cyangwa se ku Banaki, nabo bakomokaga kuri Kanani wa muhungu wa Hamu, ni ukuvuga ko yari umwuzukuru wa Nowa. Muribuka ko Bibiliya ivuga ko Goliyati yari ikigabo kinini kandi kirekire, byumvikanisha ko yari yifitemo amaraso y'abanefili. Umwami Dawidi niwe wabashije gutsinda burundu abanzi b'Abayisiraheli bari bifitemo amaraso y'abanefili, kuko mu byanditswe nta handi abanefili bagaragara nyuma y'Abafilisitiya. Mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 21 umurongo wa 22 haravuga ngo abo bose uko ari 4 babyaye na cya gihanda cy'Igati bishwa na Dawidi n'abagaragu be. Nuko ngo igihanda ahangaha ni abanefili cyangwa se abantu bari banini barebare bitandukanye n'ikiremwa muntu cyari gisanzwe. Reka noneho turebe impamvu igitabo cya Enoki cyakuwe muri Bibiliya. Impamvu nyamukuru abahisemo ibitabo bishyirwa n'ibivanwa muri Bibiliya zo mu madini y'ubu batahisemo igitabo cya Enoki, nuko abanyamenyi kubw'ibyanditswe bya kera bavuze ko igitabo cya Enoki kitanditswe na Enoki nyirizina cyangwa se Idirisa. Mu madini ya Gikristo bamwita Enoki, ariko mu madini ya Kisilamu bamwita Idirisa. Ahubwo ngo cyanditswe n'abandi bamenyi mu by'inyandiko z'iyobokamana hagati y'umwaka wa 300 mbere ya Yezu n'umwaka wa mbere ya Yezu. Ikindi nuko mu Ivanjiri ya Matayo handitsemo amagambo anyuranye n'ibyanditswe mu gitabo cya Enoki, kuko muri Matayo mu gice cya 22 umurongo wa 30 handitse ngo mwizuka ntibarongora kandi ntibashyingirwa, ahubwo bamera nk'abamarayika bo mu ijuru. Byumvikanisha ko byari kuzajya bizamura impaka nyinshi, ko twabonye ko abarinzi cyangwa se the watchers bahoze ari abamarayika bashinzwe gucungera ikiremwa muntu ku isi no kubahiriza ubutabera. Kubera ko rero mu guhitamo ibyandikwa mu bitabo by'amadini n'amatorero, ababihitagamo birindaga cyane gushyiramo inyandiko zateza impaka no kuvuguruzanya mu myemerere y'abayoboke bayo. Muri Bibiliya y'Abanyetiyopiya ariko igitabo cya Enoki kirimo, ndetse harimo n'ikindi gitabo cyitwa Yubile cyangwa se Jubilees kizwi nanone nka Resa Genesis, n'igitabo cyitwa icy'Abamakabi cyangwa se The Book of Maccabean. Mbere y'uko tugana ku musozo w'inkuru y'abanefili ariko reka twivugire kuri Enoki. Muri Bibiliya abantu basoma uyu munsi bavuga ko Enoki yajyanwe mu ijuru adapfuye, ko ahubwo Imana yamufashe ikamuzamura mu ijuru atamenye urupfu. Byanditswe mu Baheburayo mu gice cya 15 umurongo wa 5 haravuga ngo kwizera niko kwatumye Enoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Ibi birumvikanisha yuko Enoki yari umuntu mwiza w'intungane wagendaga neza mu nzira z'Imana, akaza gutuma Imana imuzamura mu ijuru adapfuye, kandi ngo abantu ntibamubona azamuka kuko yagenderaga mu nzira z'Imana. Mu idini ya Isilamu bavuga byinshi kwijyanwa mu ijuru rya Enoki bo bita Idirisi. Idirisi cyangwa Enoki ngo yari afite inshuti y'umumarayika maze amusaba ko yamujyana kureba ikuzimu. Ngo amujyanayo ararunguruka abona ni habi cyane, ati dusubireyo. Bageze ku isi amusaba ko yamujyana no mu ijuru akahareba.
yashaka agahita apfa. Maze ngo nabyo marayika abisaba Imana irabimwemerera, kuko Idirisa cyangwa se Enoki yari umuntu ugendana n'Imana kandi uyubaha cyane. Nuko ngo marayika w'inshuti ye aramuzamura, ngo bageze mu ijuru rya kane bahura na marayika w'urupfu witwa Azirayeli. Mu iryo juru rya kane rero ngo bahuye na marayika w'urupfu Azirayeli aje gutwara roho ya Idirisa cyangwa se Enoki. Aratungurwa cyane, yibaza ukuntu umuntu yaraje gutwara roho ye ku isi bahuriye mu ijuru rya kane. Aramubwira ati dusubireyo njye gutwara roho yawe. Nuko aramubwira ati nushaka ubaza Imana sinasubirayo. Ati nabonye ikuzimu, none mbonye no mu ijuru, sinshobora gusubira ku isi. Marayika w'urupfu Azirayeli ngo abwira Imana ko Idirisa yanze gusubira ku isi ngo atware roho ye, ayisaba uburenganzira bwo kumusubizayo ku ngufu. Maze ngo Imana iramubwira iti Idirisa cyangwa se Enoki afite ishingiro, yamaze kubona ikuzimu, none yabonye no mu ijuru, kandi ni umuntu wambaniye neza, bityo mureka agumaho roho ye yihorere. Nuko ngo Enoki aguma mu ijuru gutyo. Igitabo cya Enoki kigizwe n'ibitabo 5 ushobora gusoma, ari byo The Book of the Watchers cyangwa se igitabo cy'abarinzi, The Book of Parables of Enoch bakunda kwita Similitude of Enoch, The Astronomical Book cyangwa se The Book of Heavenly Luminaries cyangwa se The Book of Luminaries. Igitabo cya 4 cyaba cyitwa Book of Dream Visions cyangwa se bakunda kwita Book of Dreams. Igitabo cya 5 kikaba cyitwa Epistle of Enoch. Ibyo ni byo bice 5 bigize igitabo cya Enoch cyakuwe muri Bibiliya. Gusa icyumvikana nuko igitabo cya Enoki gishobora kuba cyarakuwe mu byashyizwe muri Bibiliya, kubera yuko cyarimo ibintu byari kugumura abantu cyangwa se cyarimo ibintu biteye ubwoba. Aba Nephilims, ibiremwa byavutse ku bagore b'abantu n'abamarayika bigometse ku Mana, ndetse abo bamarayika bitwaga The Watchers cyangwa se abarinzi. Twabonye ko ngo bafungiye ahantu bitwa Tatarusi, aho Arikanje Mikayire yabafungiye iminyururu bategereje umunsi wa nyuma w'urubanza kugira ngo nabo bazacirirwe urubanza. Byanditswe n'ibijyanye n'imyemerere ni ibintu utapfa gusobanukirwa 100% binyuze mu kubisoma gusa, ariko ubaye waragiriwe ubuntu bwo kumenya byinshi ku nkuru y'ibyanditswe mu gitabo cya Enoki cyakuwe muri Bibiliya, cyangwa se inkuru y'ubuzima bwa Enoki cyangwa se Idirisa ku isi, uko yagiye mu ijuru adapfuye, kumva twabivuze nabi cyangwa se ari byo twibagiwe, wabidusangiza muri comment. Ibiganiro byacu wabikunze wabisangiza abandi, ukanakora subscribe kuri Bomba 250 kugira ngo tujye tubana mu buzima bwa buri munsi. Nge nitwa Matare. Imana y'u Rwanda ikomeze ibane namwe.